Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe bene data. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe, tubanje Imana hose muri byose. Tubyutse dushima Imana itaburi kubigenza, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana ihabwa icyubahiro, tubyutse turi bazima. Tubyutse twumva twuzuye amashimwe kubw'ibyo Imana yakoze. Ushobora kwireba ku iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ukavuga ngo ntacyo yakoze, ariko ndagutangariza itangazo muri iki gitondo cya niba ture, buriya niyo yakubundikiye, niyo yakwimanye, niyo yaguhishe mu gicucu cy'amababa yayo. Irongera iravuze ngo nubeho ubayeho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mfasha duhereze Imana icyubahiro, mfasha dushime Imana yacu yuzuye urukundo n'imbabazi n'ibambe. Mfasha gushima Imana muri iki gitondo. Wikora ikosa ryo kugenda udashimye Imana. Ni ukuri icyo kurya Imana yishimira ni amashimwe. Ibuka ibyo Imana yakoze, nurangiza uyiramburire amaboko uyishimire, ubwire Imana uti wakoze Mana. Mana wakoze kundengera, wakoze kundutisha ibiremwa byinshi, wakoze kumpa ibitotsi byiza. Rega nabyo mujye mubishima Imana. Nuryama ugasinzira amahoro, ukabyuka amahoro, ujye ushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana muri uyu munsi, turavuze ngo Imana ihatubere ihabe. Tubanje Imana ku bacu no ku byacu. Tubanje Imana no ku babisha bacu. Ihagarare hagati yacu nabo, maze igusobanure nanjye nsobanure, ikuburanire nanjye mburanire, ikurwanire nanjye ndwanirire. Imana ishimwe. Nagiraga ngo nkubwire ngo banza Imana mu kazi, banza Imana muri bizinesi, banza Imana mu rugendo ugiyemo, banza Imana muri gahunda zawe zose, ubwire Imana ihakubera. Imana nishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga, turacyari mu bihe byiza byo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubera inkomezi muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana niryo rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana niryo rwose ritwongerera imbaraga. Imana nishimwe, kandi Imana irwanirira mu ijambo ryayo ikatuneshereza, ikaturengera. Imana nishimwe. Imana ihagarara mu ijambo ryayo igahindurira amateka bayiringiye. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo munyemerere dusubire muri teme yacu igira iti ni Imana ifite ububasha, humura. Twasanze ko Imana yonyine niyo ifite ububasha. Ububasha ni imbaraga, ububasha ni ubushobozi. Imana ishimwe. Imana niyo ifite ububasha, niyo ifite ubushobozi, niyo ifite imbaraga, kandi ibyo byose ibikora kubw'urukundo rwayo, ibikora kubwo ineza yayo. Si imirimo oya, si ugukiranuka oya, ariko Imana niyo ifite ububasha, humura. Iyo nkubwiye ngo niyo ifite ububasha, humura, bashaka kukubwira ngo nubwo ubona ikigeragezo gikomeye, nubwo ubona ikigeragezo gishinyitse, nubwo ubona ikigeragezo gifite iminsi myinshi kikumazeho, ariko nkakubwira ngo ni Imana ifite ububasha, humura. Niyo yonyine ishyira iherezoho ikigeragezo, ishyiraho iherezo ku kigeragezo. Nawe ukuvuga uti Imana nishimwe. Rero iyo niyo Mana nkubwira muri iki gitondo cya niba ture, iyo niyo Mana nkubwiye ngo wizere, wiringire. Ushobora kuba waragiye wiringira imiryango, abakomeye, abafite ubutunzi, ukavuga ngo wenda bazagira icyo bagukorera. Ndabyemera rwose, barafasha, ndabyemera rwose, umuntu agizwe n'abantu, ariko hari aho bagera imbaraga zabo zikananirwa, ndetse ugasigara uhagaze nk'igiti giteye nko mu kiyaga, mu ruzi cyonyine, udafite uwakubwira ati waramutse, udafite uwakubaza ngo umeze ute. Icyo gihe rero za mbaraga zose iyo zimaze kukurekura,
za mbaraga zose iyo zimaze kukukurwaho, za mbaraga zose iyo zimaze kukwitaza, za mbaraga zose iyo zimaze no kukurambirwa tubivuge, icyo gihe ni Imana ifite ububasha, humura. Ni Imana yonyine iba isigaje kwigira ikigukorera, ni Imana yonyine iba isigaje kuba ariyo yigaragaza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ushobora kuba nawe muri iki gitondo wumvise iyi audio ugasanga ikigeragezo cyawe cyabaye umuranzi, ndetse ikigeragezo cyawe cyagiye kiba ibihekane, cyavuye ku rwego rumwe kijya ku rundi, kiva kuba ari ikigeragezo kibanje hajyaho n'ikindi kigikurikiye, kigenda cyihekeranya na cya kindi, ugeraho nawe wumva rwose urarushye. Ariko abarushye n'abaremerewe, Yesu yaravuze ngo muze musange ndabaruhura. Karuhura twifitiye nta wundi uretse Yesu Kristo. Uwo nguwo ni we uruhura abapfakazi, uwo ni we uruhura imfubyi, uwo ni we uruhura abakene. Karuhura nta wundi ni Yesu Kristo. Ni Imana ifite ububasha, humura. Muri iki gitondo ndakubwiye ngo ntago ari wowe uzigirizaho nkana, nubwo ubona wowe ubibarira ku mitwe y'intoki ukavuga ngo imyaka ibaye 10 cyangwa ibaye 15, ibyo ntacyo bibwiye Imana, kuko ni Imana ifite ububasha, humura. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Yobu, ibice 26, umurongo turasoma wa 12. Ni amagambo Yobu yasubije muri za nshuti ze zari zaje kumuhumuriza mu kigeragezo, ariko barangije baramuhinduka, bakajya bamubwira bati reka reka reka, ubwo waba uri umukiranutsi koko ukaba ugeze aho wishimisha urujyo? Waba uri umukiranutsi ibyawe byose bikagushiraho? Nawe uyu munsi bashobora kuba hari abajya bakubwira gutyo, ndetse bakakubwira ko ari wowe nyirabayazana w'ikigeragezo wicayemo. Rero nakubwira ngo ni Imana ifite ububasha, humura, ujye uceceka ubihorera. Imana izasobanura ibyawe usobanuke, kandi ibikora bucece bigasohora bareba. Imana nishimwe. Biludadi ni umwe mu nshuti za Yobu zari zaje rwose zije kumuha pole, ariko ngo Biludadi avuga ubwa gatatu, yabwiye amagambo Yobu ashaririye cyane. Amubwira amagambo mu ijambo yamubwiye rya mbere rishaririye, ni ku murongo wa 4 ku bice 25. Aramubwira ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Aravuga ati wigize inshomotsi ukavuga yuko usenga, ukavuga yuko rwose uri umukristo, atari ko se umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Arongera aramubwira ngo cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Arangije aramubwira ngo dore n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Mbese aramupfobya, amukubita hasi cyane. Arakomeza aravuga ngo nkaswe umuntu w'inyo gusa. Murumva ukuntu amubwiye, nkaswe umuntu w'inyo gusa. Arongera aramubwira ngo umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Ibaza ayo magambo ashaririye Yobu yabwiwe, kandi ari mu mubabaro ukomeye cyane, kandi ayabwirwa n'uwo yitaga inshuti ye. Niyo mpamvu nakubwira ngo rero nimba warahemukiwe n'inshuti si wowe bibanjirijeho. Uyu Yobu yitiraswe n'Imana, Imana imwirata imbere ya Satani, iravuga ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu uko ankiranukira muri byose. Arangije Satani aramubwira ngo nuko wamuhaye ibi n'ibi. Imana iramubwira ngo ngaho bikoreho, ariko nkwimye ubugingo bwe, ngo ubugingo bwe ntubukoreho. Izi nshuti zimubwiye aya magambo, iyi nshuti imubwiye aya magambo yari mu nshuti 3 baje kureba Yobu, bumvije ko yahuye n'akaga, ariko arangije aba ari umutera ibisongo. Rero ni Imana ifite ububasha, humura, niyo yonyine yakurengera. Hanyuma Yobu asubiza yuko azakomeza kwizera Imana. 12 Yobu aramusubiza ati
ibirinduza inyanja, ububasha bwayo Imana nishimwe, n'ubwenge bwayo ibutemesha imiraba y'ubwibone, Imana ishimwe. Yobu aramuhamiriza neza cyane, abwira Biludadi, aramubwira ati biranduza inyanja ububasha bwayo. Inyanja Imana ibasha kuyibiranduza ububasha bwayo, ibyishyira hejuru n'ibyikakaza, ibituma uhaba ugahaba umutima muri wowe, ibyo Imana ibasha kubiranduza ububasha bwayo. Ibyakwivuze hejuru, ibyagukobye, ibyatumye ubabara, hari ibyatumye urwara diyabete, hari ibyatumye urwara igifu, hari ibyatumye rwose urira amarira yanga gukama, ariko ijambo muri iki gitondo riratubwiye neza ngo ibiranduza inyanja ububasha bwayo, ibiranduza ikigeragezo ububasha bwayo, ibiranduza imbaraga z'abarozi n'abakonikoni ububasha bwayo, ibiranduza imbaraga ububasha bwayo. Ayiwe, abagukubitira agatoki ku kandi imigambi yabo iyi biranduza ububasha bwayo. Yobahamije neza Imana ngo ibiranduza inyanja ububasha bwayo, ngo n'ubwenge bwayo ibutemesha imiraba y'ubwibone. Ubwenge bw'Imana ibutemesha imiraba, ni bya bigeragezo, niba abantu bagushyira ahantu habi, ni za mbaraga baremarema, ni bya bituriro, ni za ruswa batanga, mbese ibintu byose by'imbaraga bashobora gushyira hamwe kugira ngo bakugirire nabi. Ijambo riratubwiye ngo ubwenge bwayo ibutemesha imiraba y'ubwibone, ibutemesha imiraba y'ibyikakaza, ibutemesha imbaraga yewe z'ibikurwanya. Ubwenge bwayo ibutemesha yewe amaboko y'abahagurukira kukugirira nabi. Ubwenge bwayo Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo uyu munsi Imana igira ibiranduza ububasha bwayo ku buzima bwawe, kandi ubwenge bwayo rata ibutemeshe iyo miraba wari urimo. Imana nakubwiye ngo ni Imana ifite ububasha. Humura, niwongere wumve imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ko ziri hejuru y'ibikugerageza n'ibikurwanya. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Muhahimure wonke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze ibishimire. Shalom shalom.